Yesu nashimwe cyane, dushimye Imana muri iki gitondo, duhimbaje Imana, Imana ishobora byose, Imana nyir'ibihe, Imana nyir'ingabo, Imana yaremye ijuru n'isi, Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Dushimiye Yesu watugiriye neza, dushimiye Yesu waduhaye gucungurwa tutabikwiriye, tukiri abanyabyaha, Yesu akaducungura, yarakoze cyane. Mu mibabaro myinshi yanyuzemo, mu gahinda gakomeye, mu ntimba nyinshi, mu gusuzugurwa, mu gutukwa, mu gukubitwa. Yesu nta mubabaro atazi, ubera mu isi, yanyuze mu bikomeye, mu bigoye, yasuzuguwe n'abo yaremye, atukwa n'abakagombye kutamutuka, ashinyagurwa n'abakagombye kutamushinyagurira. Abo yagiriye neza nibo bahindukiye bamugirira nabi, abo yakirije abarwayi nibo bahindukiye baravuga ngo nabambwe, basaba Baraba ngo ari we ubamburwa. Abo yahagije imitsima n'imigati nibo bahindukiye baravuga ngo nabambwe. Rero imibabaro yose, intimba zose arazizi muri iyi si. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo mumwikoreze amaganya yanyu, kuko Yesu niwe wita kuri mwe. Nta wundi muntu wakita kuri wowe nk'uko Yesu yita kuri wowe. Nta wundi wakumara agahinda, nta wundi wakumara intimba, nta wundi wakumara umubabaro, kereka Yesu wenyine. Niwe ufite ubushobozi bwose bwo kukubwira ngo humura bigakunda, bwo kukubwira ngo tuza bikemera. Mu mibabaro myinshi akakubwira ngo humura, akakubwira ngo nshobora byose, hanyuma byose bikagenda neza. Tumwegere rero kandi tumwisunge, tube muri we, tumwikomezeho. niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana ryahindutse irikomeza imfuruka. Namwe mwegere mwubakwe nk'amabuye mazima. Kuri we rero ni ku rutare, wubatswe kuri we ntahungabanywa n'umuyaga. Imiraba iraza, imivu igatemba, ariko agasigara ahagaze. Nkwifurije rero gushinga urufatiro rwawe kuri Kristo Yesu. Niwe fondasiyo ikomeye ushobora gushinga. Imibabaro y'isi ntiyirandure, intambara ntiziyikoreho, inzu yawe ikaguma yubakitse neza, kuko niwe rufatiro rukomeye. Imana ishimwe cyane. Muri iki gitondo rero nkwifurije ikaze muri cya kiganiro cyacu buri gitondo hamwe na Yesu. Reka nkubwire ngo tugiye kuganira ku ntego ivuga ngo Yesu aguhindurire indirimbo. Amen. Yesu aguhindurire indirimbo. Hari iyo wari usanzwe umenyereye kuririmba umwaka umwe cyangwa myinshi, ukaba uyimaranye igihe. Burya rero mu buzima ibihe byose bigira indirimbo. Ibihe by'imibabaro bigira indirimbo, ibihe by'ibyishimo bikagira indirimbo. Kimwe cyo ushobora kumenya amarangamutima y'umuntu cyangwa se gahunda z'umuntu, akenshi iyo ari umuririmbyi umenya indirimbo aririmba, ugahita umenya ngo uyu nguyu ari mu bihe byishimye cyangwa se ari mu bihe amarangamutima ye yangiritse, yakomeretse, yahuye n'ibibazo byinshi bitandukanye, cyangwa se ari mu bihe anezerewe. Rero indirimbo ushobora kuba umaranye imyaka myinshi indirimbo, niyo waba utari umuririmbyi, ariko nta gihe kitagira indirimbo yacyo, nta kibaho. Mu bihe byo kubura uwawe, uburyo bufite indirimbo wakaririmbye, nubwo utazi kuririmba ngo uvuge ngo nahimba, ariko burya ibihari. Mu gihe cyo kubura abawe uba ufite indirimbo, mu gihe cy'intambara uba ufite indirimbo, mu gihe cy'ubukene hari indirimbo, mu gihe cy'umunezero nabwo hari indirimbo. Uyu munsi muri iki gitondo ndumva umwuka ambwira ngo usenge, ube hafi y'Imana. Ni Imana ihindura indirimbo y'umuntu. Imana ishimwe cyane. Ni Imana ishobora guhindura indirimbo waririmbaga, ukaririmba iyiguhesheje amahoro cyane. Ari bafite indirimbo zo mu bihe bibi, bitewe n'amateka wanyuzemo, cyangwa se ibyo wagiye ubona, bitewe n'impamvu nyinshi zitandukanye, n'igihe cyashize cyangwa se kiriho ubu ngubu, bishobora kuba byaragusigiye indirimbo. Yesu aguhindurira indirimbo mu izina rya Yesu, kandi Imana ikomeze kugirire neza cyane. Indirimbo waririmbaga uko yaba imeze kose, n'impamvu zayiteye kose, dufite Imana ifite ubutware, dufite Imana ifite ubushobozi. Iyo ndirimbo yiririmbye iba ari iy'amarira, iba ari iy'amaganya, iba imeze ite? Muri iki gitondo reka nkubwire ngo hari Imana ihindura indirimbo, hari Imana ihindura iyo waririmbaga. Reka turebe ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 40, ni Zaburi ya Dawidi. Zaburi ya 40 igice cya 4, ya 40 umurongo wa 4, haravuga ngo kandi yashyize indirimbo nshya mu kanwa kanjye. Niyo shimwe ry'Imana yacu. Benshi bazabireba batinye, biringira Uwiteka.
amen. Hahirwa uwiringira Uwiteka kandi ntahindukirire abibone cyangwa abiyobagereza gukurikiza ibinyoma. Imana ishimwe cyane. Iyi zaburi Dawidi yayitangira ubona ko koko yari akwiriye guhindurirwa indirimbo. Ni zaburi ikwereka neza yuko atarimo aririmba indirimbo z'umunezero cyangwa iz'ibyishimo. Yari afite indirimbo yamugoye. Iyo atangira aravuga ngo nategereje Uwiteka nihanganye, antegera ugutwi yumva gutaka kwanjye, kandi ankura mu rwobo rwo kurimbuka no mu byondo by'isayo, ashyira ibirenge byanjye ku rutare, akomeza intambwe zanjye. Imana ntihabwa icyubahiro. Ni Imana yonyine, niyo yonyine ishobora gukura umuntu mu rwobo rwo kurimbuka, niyo yonyine ishobora gukura umuntu mu rwobo rwuzuye icyondo, niyo yonyine ishobora gukura umuntu mu rwobo rwuzuye isayo. Ndavuga mu buzima bwa buri munsi, kuko mu buzima narababwiye ngo ntabwo ari umuhanda uterereye, rimwe haba harimo icyondo, ubundi haba harimo isayo, ubundi haba harimo ibibazo byinshi bitandukanye. Ni Imana rero ishobora gukura umuntu muri ubwo buryo bwose butandukanye. Rero buri cyiciro cyose ugezemo kigaragara nk'igifite indirimbo ukurikije iyi zaburi. Rero aravuga ngo ashyira ibirenge byanjye ku rutare, niyo yonyine ishobora kugukura mu cyondo wari umazemo iminsi, cy'amateka se cyangwa cy'ibibazo byinshi bitandukanye, cy'intambara nyinshi uri kunyuramo, ikagukuramo, ikagusayura, ikagushyira ahantu hakomeye hatakiri jegajega, hatakiri isayo, hamwe wakandagira ukumva ntuhamye, ukanyerera ugatemba. Ni Imana ishobora kugukurayo ikagushyira ku rutare, ugakandagira ugahamya, ugakandagira mu rugo rwawe ugahamya, ugakandagira mu buzima bwawe ukumva uri umuntu, ugakandagira mu kazi ukora ukumva uri umuntu, ugakandagira mu muryango wawe ukumva uri umuntu, ugakandagira ukumva urakomeye, utakinyerera mu isayo, utakikandagira mu byondo bitandukanye, ibyondo by'umubabaro, ibyondo by'agahinda, ibyondo by'amateka n'ibindi byinshi bitandukanye. Ni Imana ishobora kugukurayo, ikagukura mu isayo, ikavuga ngo hagarara ahantu ku rutare, noneho ahangaha harakomeye. Imana ishimwe. Muri iki gitondo Imana igusayure, Imana igukure mu byondo, Imana ikugirire neza, Imana ikwiteho, Imana ikurengere. Ndavugana n'abantu bari mu isayo y'ibibazo byinshi bagiye banyuramo, bimwe bitabaturutseho, ibindi se bibaturutseho, intambara zitandukanye, uburyo bwinshi bw'ubuzima, kubura abawe, gutakaza abo wakundaga, inshuti n'abavandimwe. Rero ndavugana n'abantu bari mu isayo ikomeye cyane no mu rwondo rutandukanye, kugira ngo bagire ibyiringiro muri iki gitondo. Imana ishyira ibirenge byabo ku rutare, ikomeze intambwe zawe, ikomeze intambwe zawe, gukure mu isayo, wongere ugende, igukure muri ejo nzamerane, igukure mu mubabaro, igukure mu gahinda, iguhe umunezero, iguhe ibyishimo, iguhe amahoro. Imana ishimwe cyane. Twatangiye tuvuga ngo ni Yesu wenyine wabikora bigakunda. Azi umubabaro w'umutima, azi kwangwa uko bimera, azi agahinda uko kamera, azi umubabaro kugenda, azi gutukwa, azi gusuzugurika, azi gukena, azi kuba mu muryango utamwishimiye. Yari afite barumuna batamukunda namba. Azi byinshi. Ni wenyine ushobora kugukura muri ibyo byose urimo kunyuramo, akaguha umunezero w'umutima. Amen. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma rero kuri ya ntego yacu yavugaga ngo kandi yashyize indirimbo nshya mu kanwa kanjye. Twavuze ngo turi ku ntego ivuga ngo Imana ihindura indirimbo yawe. Uyu muhimbyi wa zaburi urabona iyo yaririmbaga indirimbo nk'umuntu uri mu rwondo, yaririmbaga indirimbo nk'umuntu uri mu isayo, yaririmbye indirimbo y'ibirenge bigenda ahantu mu cyondo gikomeye, mu rwobo rwuzuye isayo, ngo no kurimbuka. Urumva iyo ndirimbo yo mu rwobo rwo kurimbuka, indirimbo yo mu rwobo rwuzuye icyondo, mu rwobo rwuzuye isayo. Urumva iyo ndirimbo ukuntu yari imeze, yari iy'umubabaro, yari iy'amaganya, yari iy'agahinda. Rero igihe kiragera ngategereza Uwiteka yihanganye, Uwiteka mutega ugutwi ngo yumva gusenga kwe. Imana yumve gusenga kwawe muri iki gitondo, Imana yumve kwinginga kwawe.
Imana imutega ugutwi yumva gusenga kwe, hanyuma irangije Bibiliya yatubwiye ngo ishyira indirimbo nshya mu kanwa ke, ihindura indirimbo yaririmbaga, ihindura indirimbo zo mu rwobo rwuzuye kurimbuka n'urwondo n'isayo, kuko yamuteze amatwi kumva gutaka kwe. Sinzi icyatumye usenga, sinzi icyatumye winginga, sinzi icyatumye ujya imbere y'Imana ukayitakira, ntago nkizi, ariko n'Imana yumva gusenga kwawe, n'Imana itega ugutwi, n'Imana yumvise gusenga kwawe, n'Imana yagutegeye ugutwi yumva kwinginga kwawe. Uyu munsi ihindura ibyo wibwira, ishyira indirimbo nshya mu kanwa kawe, uhindure za ndirimbo wari usanganywe, uririmbe indirimbo nshya. Muri karitsiye bamenye ko indirimbo yahindutse, mu baturanyi bawe bazamenya ko indirimbo yahindutse. Umva uko Bibiliya ivuga, biravuga ngo niyo shimwe ry'Imana yacu, indirimbo y'amashimwe, Imana ishimwe, haleluya, indirimbo y'ibyishimo, ngo benshi bazabireba batinye biringire Uwiteka. Nibareba ya ndirimbo yakurangaga yahindutse, nibamara kubona, Imana iguhindurira indirimbo mubyeyi, Imana iguhindurira indirimbo wa mugabo we, Imana iguhindurira indirimbo wa mugore we, Imana iguhindurira indirimbo wa mukobwa we, wa musore we, Imana ihindura indirimbo wari usanganywe umaranye igihe kinini, imyaka myinshi, ishobora kuba myinshi cyane, ikarenga 20, ikarenga 22, igafata muri 30, ishobora kuba myinshi, ikaba 5, ikaba 10, ishobora kuba myinshi. Yesu aguhindurira indirimbo ku buryo abantu bazabireba bagatinya, bakiringira Uwiteka. Imana ikeneye kukuremera indirimbo, kuguha indirimbo nshya, ku buryo abantu muturanye bayubaha, bayiringira, bakavuga ngo mva tubonye ihindura indirimbo ya runaka, tubonye igira neza runaka. Kandi niwumva ibyo ndimo nkubwira, niwumva indirimbo ubihindura ubuzima. Uyu murongo wushyire mu buzima bwawe, ukimara kubyumva ubwire Yesu ngo rero ya ndirimbo nayirambiwe, nayihaze, rero mpa indirimbo nshya, mpa indirimbo izatuma abantu bakwiringira, mpa indirimbo izatuma abantu baguhimbaza, mpa indirimbo izatuma abantu buzura umwuka wera, nibabona imirimo myiza ukoze bazahindukire Data wo mu ijuru. Rero Imana niyo yonyine ihindura indirimbo, Imana iguhindura indirimbo. Hahirwa uwiringira Uwiteka, Uwiteka akamuhindukira ibyiringiro. Uwo nguwo kandi aguma mu bikari by'Imana, aba mu nzu y'Uwiteka, abana n'Imana igihe cyose. Imana nihindura indirimbo yawe uno munsi, nihindure iyo wari umaranye imyaka. Yesu nayishyireho iherezo, amen. Nayishyireho iherezo, nashyira akadomo kuri iyo ndirimbo mubyeyi mwiza, nashyira akadomo kuri iyo ndirimbo nshuti muvandimwe, nashyira akadomo kuri iyo ndirimbo. Tangira imirongo mishya y'indirimbo, tangira uririmbe, tangira uhimbe, nako si uri buyihimbire, n'Imana igiye kuyiguha. Nimba waririmbaga iyo mu isayo, ugiye kuririmba iyo ku rutare, amen. Ugiye kuririmba ibirenge byawe bishikamye, ugiye kuririmba y'intambwe zawe zakomejwe, ugiye kuririmba indirimbo itakirimo yamarira wari umaranye iminsi, ugiye kuririmba indirimbo itakirimo kagahinda, ngo ni indirimbo y'ishimwe ry'Imana yacu. Uyu munsi wa none Mwami Yesu akuremere indirimbo nshya, amen. Yesu nahabwa icyubahiro. Reka nkubwire ngo muri iki gitondo Yesu akuremera indirimbo nshya, niyo shimwe ry'Imana yacu. Imana y'amahoro nibane nawe kandi negushyigikire mu bigoye, mu biruhije, niyo mbaraga zacu, niyo idushyira ku rutare, intambwe zacu zigakomera. Ugubwe neza rero. Shalom shalom.